QPC. Question posée par Carole. My name is Isimbi D. Nitwa Isimbi D. Je m'appelle Isimbi D. Ndi umuhanzikazi wo mu Rwanda, nkora imiziki, abarundi n'inshuti zanjye bamwe baranzi. N'abanyarwanda turaziranye ni iwacu. Ubu rero tuvugana ndi mu mujyi wa Bujumbura. Ndi kumwe na media yitwa Isanamu. Rero ngubu tugiye kubaha show. Hano mfite box irimo ibibazo bambajije, ngomba kujya nsoma mukamenya ikibazo bambajije then nkabasubiza cyangwa nkabishyura, niko abarundi bavuga. Okay, let's go. Are you ready? Ikibazo cya mbere ni iki ubu ngubu? Karibu kandi Burundi no muri studio ya Isanamu Media. Wiyumva gute n'ubu bushyuhe bwa Buja? My goodness, akantu rwose iki kibazo Bujumbura ni bon cyane ko ubushyuhe ntabwo bugihari, ariko ngewe naje buhari bwinshi ko ngiye kumara iminsi itari mike itari na myinshi. Hano naje hashyushye. Navuye i Kigali nawo hashyushye, ni mu gihe cy'ubushyuhe i Kigali. Navuyeyo hashyushye ndaza i Bujumbura, naho mpasanga ubushyuhe bwikubye kabiri kubera ko hahita yongeraho n'ubushyuhe bwa Tanganyika. Naje hashyushye ariko ubu ngubu imvura iri kumiragwa. Ikirere kimeze neza, ndumva ntashaka no gutaha iwacu. Wakwigumira nk'inada, sibyo byiza? Bujumbura ameze neza. Hanyuma ikibazo cya kabiri kirabaza ngo turirimbire hayi. Ase kuki wanjyane befuri very crazy, you got me spend all my money, uri diamond, umubere wanjye ukaba wiki wiki, I'm wiki wiki, distak mureze kwete, wama nkagukwepa, wama nkagukwama, nizikwiye izi horo mbandi, nkabura imbaraga kakatyani, I just wanna leave you now, nkagucomoka bya burundu, Aigamanwe wanyejeje zihayi. Yes, akapera. Mu kwezi twahimbaje Journée internationale des droits de la femme. Sorry, ntabwo ndi umufaransa nyamvuga icyongereza. Nk'umuririmvyikazi uhura n'izihe ngorane muri aka kazi abahungu badahura nazo? Iki gifaransa Journée internationale des droits de la femme, uburenganzira bw'igitsina gore, niko muvuga mu Kirundi. Uburenganzira bw'abadamu. Nizihe ngorane mpura nazo mu kazi abahungu badahura nazo? Simubizi se? Idudu, igitsina gore dutanga ruswa y'igitsina nyine ku basani benshi, but me I didn't. Sinteze no kuzigira na rimwe ntanga umubiri wanjye kugira ngo nkorerwe service. For what? Jewe ntabwo icyo navuga nahuye n'ibisambo shumi yanjye. Abantu hano baratwiba amafaranga, ugafata nk'umu director wa video ukamuha amafaranga ngo ukorere, yarangiza akakurushya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntashake gukorera service agatanya, ariko uze kuza kundeba nimugoroba tubiganireho, agatangira kuzana ibindi bintu nyine bidahuye n'ibyo mwumvikanye. Abo rero nahuye nabo. Ikindi kubera muri media abantu wenda batakora umuziki bagomba kubyumva. Muri media dutanga ibitambo, kugenda amajoro, kandi amajoro ku mwana w'umukobwa namwe murabizi, it's something else. Aho ngaho buri muri riske z'uko hari umuntu ushaka kuguhotera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi noneho ukaba udafite uruvugiro. Cause urana abahanzi nk'umu producer cyangwa se umu director cyangwa se umunyamakuru, mushobora guhurira ahantu runaka muri mu kazi akaguhohotera cyangwa se akakubangamira mu buryo bw'umubiri, then ukaba udashobora kujya kumurega, kuko nujya kumurega
baratangira bavuge ngo buriya bari babyumvikanye ngo ahubwo ngo hari ukuntu nyine bitagenze, like buriya bari bumvikanye ko bagomba kugirana affairs, sex affairs, and then umukobwa agira ibyo amusaba wenda ntiyabimuha ariko bari babyumvikanye, right? So rero ibyo ushobora guhurana ibyo ngibyo duhura nabyo buri munsi, umuntu ugahohoterwa ariko ukaba udashobora kubivuga ko baravuga basani turabazi buriya wari wasinze wanyweye amayoga cyangwa wari wanyweye amatabi, kandi mu by'ukuri sibyo, nyine bakavuga ko mwari mwabyumvikanye. Ibyo ni ibintu abakobwa duhura nabyo abahungu badahura nabyo, ko abahungu struggle zabo ni ukubona amafaranga and then bagakorerwa service, twebwe ni ukubona amafaranga ukagerekaho n'umubiri. So, like we are struggling kubera ko njye mbaye nahura n'izo ngorane z'abantu bashaka iby'umurengera cyangwa se ibintu birenze ubushobozi bwanjye, nagakwiye kuba ndi umusani wa danger iyo hejuru mu kirere. Harabwo ndirimba nabi, ntabwo ndirimba nabi, ubwo rero niba ntaririmba nabi kubera iki nawe umusitari, bivuze ngo mpura n'ibyo bintu. Rero abantu baba bashaka kugira ngo tubashimishe kandi nta kintu badukoreye, turabashimisha mu bigize. Ikindi kibazo cya gatatu, uwaguha baguette magique uhindura ikintu ku isi, wahindura iki? Nakwifuza ko isi isubira inyuma tukabaho ubuzima butarimo amafaranga. Ukuri nakwifuza ko isi dusubira inyuma tukaba mu isi itarimo amafaranga, kubera ko amafaranga niyo atuzanira ibibazo byose. Abantu baricana kubera amafaranga, abantu barafungwa muri gereza kubera amafaranga, abana barajya ku muhanda kubera mu rugo batakibashije kubitaho kubera nta mafaranga. Ariko mbere yuko abazungu baza cyangwa se amafaranga nayo atangira kuza, ntabwo ibyo bibazo twari tubifite. Nakwifuza isi itarimo amafaranga, itarimo ibyo biguzi, amadolari, amarundi, amafaranga yo mu Rwanda, amanyakenya, no. Stress nk'ubu ngubu umurundi ashobora kuba yikundira mu Rwanda akaba adashobora kuza kuhaba kubera ibintu birazimvye. Ariko mbere amafaranga ataraza byari byoroshye ko umuntu yizira mu Rwanda abishoboye akaza akaba n'imyaka y'ubuzima bwe bwose. Ariko ubu ngubu umuntu arashaka kujya muri Amerika ntagiye kubera itike y'indege n'amafaranga, kujya guturayo n'ayandi. Nge nakwifuza isi itarimo amafaranga, amahera. Oya, okay, turebe ikindi. Uwaguha miliyoni 5 million z'amadolari, wahagarika kuririmba? Ubwo ureka nkubwire, nta giciro n'iki na kimwe kibaho wampereza ngo ndeke umuziki. Cyo kuzi hari ikintu nketse, wowe umfasha ukankingirana muri studio ukajya unyihera ibyo kurya n'ibyo kunywa muri studio, nakwiberamo uwo muziki uri kuvuga nkawureka. Urumva nawe sinaba nkuretse kuko naba ngiye kuba muri studio iwukora. So rero nta giciro n'iki na kimwe gihari cyatuma ndeka umuziki, kubera ko umuziki ni ubuzima bwanjye. Umuziki ni utuma njyewe mba njyewe uyu muri kubona ahangaha, mbasha kuvuga, mbasha kuganira, mbasha guseka, having a fun with friends. Like ntabwo nshobora kubona afite umuziki. Niyo ntajya muri studio, iyo nicaye mu cyumba cyanjye nyine mfata gitari ngacuranga, iyo mbabaye ndacuranga nkaririmba. So rero unyatse umuziki waba unyatse my personality, kandi ntabwo bishoboka ko nshobora gutakaza umuntu bwanjye kubera amahera. Wapi, ntabwo ayo mafaranga nayemera. Waririmbye hayi indirimbo ihanura guhagarika ibiyobyabwenge. Ni igiki wabwira umujene ufata ibiyobyabwenge? So ubwo urumva ubundi njye nk'ikintu mba numva nabuze nk'ikintu mbwira umuntu. Ubundi ibiyobyabwenge biyobya umuntu wari usanzwe ufite ubwenge, sibyo? Ubwo rero niba ntabwo ufite none se cyayobye iki? Bivuze ngo niba ugiye gufata ibiyobyabwenge uzi ubwenge already, ubwo ugiye kubuhagarika. So rero nawe ibaza ikintu gituma ubwenge bwawe buyoba, ukaba wicaye ahangaha ukikubita hayi ugahita ubona
hano hantu hose hahise hahinduka nk'inyanja. Mbabarira, iyo si niyo ushaka kubamo kweri. Ibiyobyabwenge nta buzima buba muri byo, kuko abenshi babikoresha kugira ngo biyibagize ibibazo, ariko ibiyobyabwenge ntibikemura ibibazo, ahubwo birabyongera, kubera ko anytime izo hayi zikurekuye uhita utangira n'undi gutekereza ku kintu wanyweye wahuye nacyo mbere yo kubinywa. Ibiyobyabwenge si ubuzima, mubireke ariko mushaka ibindi bintu mukunda bitari byo, mukore ibyo mukunda aho gufata ibiyobyabwenge ntibirangiza, sibyo? Ikindi ku biyobyabwenge nshaka kubwira abantu, like, uzi ko umuntu ukoresha ibiyobyabwenge nta fitiri agira hayo, kubera ko ikintu bigukorera nawe urakizi. Iyo bimwe uba wumva uri umunebwe, uba wumva nta kintu ushaka, uba wumva nyine na gahunda iyo ipanze uhita wumva irangiye, kubera ko nta n'ubwo uri ushaka no guhaguruka ngo ugiye gukora. Bino bintu birabatwara ubwenge, birabatwara umwanya, birabatwara amafaranga. Uzajya kwiretruva umaze ugeze nko ku myaka 40, 45, 50, uvuge ngo uziko nataye igihe, kandi ubundi wagakwiye kuba uri gukoresha umwanya wawe neza ubu ngubu ukiri muto. So please stop ibiyobyabwenge. Drugs it's not life. Yeah. Bavuga ngo bivanye n'umuziki ubona na success ufise ntibinganye. Niko nawe ubibona sha cyane pe. For example, reka mbaye nk'urugero. Nk'ubu mfite projet zigera kuri 6 ziri kuri platforms zanjye. Mfite indirimbo 6 zifite ama audio n'ama video. Indirimbo imwe audio nziza ntago ijya munsi y'amadolari 400 cyangwa 500 audio mu Rwanda, kuko ibiciro byo mu Rwanda n'ibingana n'iby'i Burundi. Iwacu audio nziza ari ku rwego, reka mvuge producer element akorera amadolari 500 kugira ngo agukorere indirimbo. So nurangiza ufata indirimbo igutwa amadolari 500 ushyiraho video itari bujye munsi y'ibihumbi 2 cyangwa 2500 by'idolari. Byose hamwe biragutwara ubwo miliyoni, biragutwara 3000 by'idolari plus promotion. Projet ijya kurangira igutwaye nka miliyoni 3 n'igice z'amanyarwanda cyangwa 4. Ubwo si yo ndirimbo y'iminota 3 itwaye amafaranga angana gutyo, ubwo urumva nyine izasubiza amafaranga wapi? Ntago bingana. No kuvuga ngo amafaranga uzayabona nyuma y'imyaka nabwo ntuyabona nkuko wayatakaje. So success cyangwa se imitungo tubona akenshi ntago iba mu muziki, tuba dufite andi ma business ku ruhande. For example, njyewe ndi umunyamuziki, nkora izo projet zikanantwara amafaranga menshi, ariko ahantu nkura amafaranga ncuruza ama parfait, ncuruza ama hair braids y'abadamu, nkabifatanya n'akazi ko kuririmba. So urumva rero ahantu nkora amafaranga si mu muziki gusa. Umuziki w'ubwawo ntago dutunga. Ubura nazajya n'umusano kubibwira ngo abeshejweho n'umuziki gusa. Baba bafite andi ma business. For example, reka reba Rihanna afite like maximum of 2 billion z'amadolari, ariko ntabwo azikora mu muziki, azikora muri Fenty products. Nizo zatumye abo umukire gutyo. Umuziki rero ushobora kukwishyura, ariko ntabwo kwishyura bihwanye n'ibyo wawutakajeho. Nicyo nasubizaho ahangaha. Ko ari dukeya ndashaka n'ibindi. Mama interview ukora uha impanuro abasani b'abarundi. Ubu naho ni yihe mpanuro wubaha? Sha impanuro se uko nazitanze ari nyinshi koko. Impanuro naho abasani b'abarundi, ahubwo bunange bayime ivugiye naye yambahereza impanuro ngiye ko nayo muri amada. Icyo nshaka kubabwira nuko bari talented, mufite impano nyinshi no gusumbya biwacu. Nge ntabwo njya ruswa, mutima wanjye ntujye ubeshya. Mufite impano zirenze iz'abanyarwanda bafite. Icyo nshaka kubera iki mudakoresha indimi zose muzi. Like ushobora gukora indirimbo iri mu Gifaransa gusa, cause you want to be an international, sibyo? Kandi mwebwe murazi Igifaransa sicyo kimwe natwe, tuba dukoresha Icyongereza n'Ikinyarwanda gusa.
muzi igifaransa, muzi igiswahili, muzi icyongereza, muzi ikirundi, why not udashobora gukora indirimbo iri mu gifaransa gusa, like ukore album iri mu gifaransa gusa kandi unayipromotingire abroad, sibyo, hanze nyine. Mukeneye kwiga kuri ako kantu, ufate nka EP yose iri mu gifaransa n'igiswahili, nurangiza uyicuruze. Bisa ntabwo mwifuza kugera ku rwego Janine yagezeho, sibyo? Ntabwo mwifuza kugera, hari n'undi musani n'abasani benshi nako b'abastari b'abarundi bari hanze bagafashe. You think ko baririmba ikirundi gusa? Baravanga. Mugerageze mukore n'indirimbo ziri muri izo ndimi muzi, sibyo? Ukore album iri mu gifaransa gusa, ukore album iri mu gifaransa n'igiswahili, uploading ku buryo umuntu ajya kumenya avuga uyu muntu ni umurundi. Wow, mukore message ziremereye, muvugire abaturage ko buri umusani ni ijwi rya rubanda, havuyeho umudepite n'abasenateri. Buri umusani ni ijwi rya rubanda. Gute mubona abana bari mu muhanda hano hanze, sibyo, badafite kirengera, badafite umuntu bavugira? Ntimukore sujet ivuga kuri abo bana, sibyo? Muracyafite abadamu n'abamama bahohoterwa. Kubera iki mudashobora gukora album iri mu gifaransa ivuga ku ihohoterwa abadamu bakorerwa? Kubera iki? Like dufite ibintu byinshi byo kuvugaho. Abarundi rero mugerageze ako kantu mugakosore, mukore album ziri mu gifaransa zivugira abantu rubanda, zivugira nyine mu bijwi rya rubanda, mu bijwi ry'abaturage, sibyo? Nicyo kintu numva nababwira. Murakoze, bye.